bonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanza ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa none ubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu nujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J White Luke Goss Kimomo ko mwazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu haro bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abana Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasa kurikirana abashinzwe umutekano nibo gukurikira bakajya babwira ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye sasa barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mba mbonye imisatsi simba amenye nimba ari umwana nimba ari umugore kumbe umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti yora ukurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandasa wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa mva muginga tugomba kumubona turamubona genze bite ni Toro hari ikintu nakuye kuri Toro mfite n'umusara polisi bandi bavayo ndagira ngo mvuga shaka kuvuga iki Jene tuni inshuti Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazanu nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu namusigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ninde? Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko aricyo namusigiye ngo ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigaye arira mugenzi bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Hano rurashwe abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Back is the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. Nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo esengo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura n'akabari. N'akabari turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikinana bamwita Michael J White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine.
uwo turi gukina na hano umukino yitwa Ivo ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Ivo ari muri Ukraine ku buryo umugabo ashobora kumushyira n'agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigirenye nako tuzigirenye. Menye ariko beshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi we udahari. Mugenzi we yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wamugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20 mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntago bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga cyo ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Neff? Mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Rwana urwishywa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing Negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops hajya kuri zo operation ziyambaye cyane Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbenga ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Ikigali muri kumwumva stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko urwana menyarwa rumaze igihe rutubona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwirema mu muco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hari ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm not not Superman. much of a fighter. nta nubwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe w'indwanyi wibuka umugabo dutangiranye barasa witwa Cody niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe w'indwanyi hatari niwe urenze For good next week. And since icyumweru gitanagaruka natazasubira nibwo uzabona Karenzi to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana ni urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi va rutahe mushiki wataza kumusakuriza. You're out too late. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. Our beloved Carmine's is now a fucking mooley hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira film ni opening bongeye baragafungura nyine bivuze ko uyu mwirabura yakaguze nake yongera agafungura kari karafunze sasa aka kabari kahoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntago abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumunye business. For 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. Set up in Bushwick or somewhere the fuck else.
ati ndakungura ibihumbi 20 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakungura ibihumbi 20 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya hehe uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi gerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo nese ko nize shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko izuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo w'umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze na uyabivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Mbega bano bagingi bava musetse uyu ngiye kahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda ngiye ngiye kubwira nibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mbanuyemo cyangwa se abantu banjye mbanuyemo nibyo ndi gukubwira ibyo marangamutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafite mu rwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba buretse checkmate ndatsinze none you know urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo feel you on the ndikubumva none ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva. You see, urabona the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papasha ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kugurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko n'uyu musore kumubwira ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona first cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita byemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri murana bababariye kindi nanone uriya mwishiko wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma
agasalayidinga nyine arakareka agacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'igi wumvisha amagambo ati mwishwe wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akaba igi ntapfushe. And third, cya gatatu I heard that Mooley comment. Not cool. uburyo mwajemo ntabwo ari sawa. And your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing. You've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo It's now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukozemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa orange nimba ubwo umuntu usa orange nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyaraseka. You clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mu gatatu cy'iturneri ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura menya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly, kubwisha you ukuri not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo wowe ikigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ati ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. gaturare nuko bimeze. So, kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka nkubwire icyo ngiye gukora Break your jaw for ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya uyu mwirabura yiyemera mu ncere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String being over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wende bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na parole violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shaho ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore Made one mistake. ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? ye What's that? iriya kosa nakoze we ni Fabrice Mahoko You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buriya umuntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngo akuraze ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kujya kuraho imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kuraho imbunda iki buretse kiki kabiranye abagabo nuko dutangiye kuraho imbunda. Catch, motherfucker. fata mada ntuza fi nta mikino uretse fata bosi arazinga afunira hasi kuraho icupa. kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwagasi y'icyaka ndebe filime yafashwemo na roke. uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wamuginga nyana yembwa amvunnye itama rwasaya harya ni urwasaya wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo
ashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishywa warareba umwana mushike bega ingwagasi we. Mugabo arakubita. Vayo Michael J White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain. Agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye uburyo bamunyushe mu idirishya. Tamubona ariko. She says you run much of a fighter. None se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo umve amagambo hakorera rwarwana n'urwishywa rwe. Ntago ndi byo. The violent exchange of physical blows. Ndagira ngo mve amagambo atubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye. Mbega amagambo yose ati fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shaho. I won't tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari. N'umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyi inkuru mbimenye yaramugezeho. Ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. Ubu ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi. Niho narindi wa mugabo isaza muri Romania. Katorori. Mugabo yisaza Romania. Katorori. Nindwanyi abatuje. Mugabo ariyemera shawo. We ntago ngajya rwana. Ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntago byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba. Uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody. Cody ubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje yakunino. Nuko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba. Aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzi no. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe namwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. We've updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntabwo aheruka kera. Dan. Komezamo imbere. Things are Barry Cody. You need anything, we're here. Uzavano ryari nzavano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Maze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with the None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya.
ashyingurwa inaha. Things changed, John. Ibintu byarindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose za kera ninjye uyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarindutse kuva wava mu kazi. No. Hell, even the Brits trying to disavow us. Ati b'Abanyamerika, Abanyayisiraheli ndetse n'Abongereza bagerageje kuba batwikuraho, ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None, can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? Start. Ndahera he? Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igiye umuvandimwe yapfuye. Nimba ari igisambo, nimba ari umugizi wa nabi, ntabwo tuzi icyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa, bahita bamuca muri humye baramurasa. Nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. There, buddy. Hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza. Umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge biyambaye cyane, bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I could supervise them. Niyo mpamvu twe twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. Woyoboye akabari bigume gutyo we ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katurore kwereka bwarisha aracyari muri Romania, Bucharest. Zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Yo Masai joro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi. Muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka. Muvunira ibiti mu matwi. Oya nako. Mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura. Bomva na oderi yayo. Yaje kunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania. Niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do. Arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani. Birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka. Byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. Yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shaw nta bana bayizi biyiminze. Katurori bwaraciye kera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha. Ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha. Nambaraga afite zo kubungana imirambo y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika, gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke. Cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru. Mbashyingura aho babonye asike. Barakoreka maje gushyingura arimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriye wapfuye.
ndetse niwe batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira umwunganizi yaje kumushyingura Mason nta kundi musaza nta kundi undi mugore waje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ininja hari n'ininja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi sasa uyarebye ninja iciyeho iriya ninja dore n'indi ninja menye uwapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza My condolences. Condolences mwana Bibesco, Bucharest PD. I worked. Baitavig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati hari andi makuru menshi yishe nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga amuha amakuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahuruka ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi w'umuvandimwe we uyavayo abanza yitegereza modoka yose avuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara agahindi hano kurikira. Was there when they took him? Nari mara ubwo bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo. A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are. Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Umwunganizi warangije yita yatse n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorore. Avuye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Yeah, uko bagenda Mason yabarebaga.
Mason umwungarizo yapfuye azaho bari abagabo bavuye katorore njiramo indani muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ari kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kani shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite hey sare mbera byombi n'imbera miki sasu hey arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafaya umurinzi ashaka gufa mu baga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore sura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo yeah ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye yeah fuck bavuze funke ngenzi njyana y'ifunke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe usura kuri telefone aitamagara igitaraganya iryo joro amagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man, ifite ibibazo hano nyeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. I gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti biku Fig n'uyu Mason bagomba kuzagura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at the Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. No worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa wabo ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati muvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. N'abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant. Ko amwita kose wa muntu baha amakuru. Ndi mu nzira ndaje wana. Asubizamo akaziki. Njya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite. Uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Maze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I Urabizi? never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Ngo abashinzwe umutekano bakirohara abakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usonnye. Okay. Street lights are off for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Gikingura isasu. Hey. Sas. Bagabo bigiye bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurore. Sas mu rugo uyu mugabo nawe ashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena.
bamushyize uyu yari hano muri dushe ni umwana wa babandi bari basuye hano bimva urusaku hasi bari kurira box ubwo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki wapi mama uyu mukobwa afite umuteto mama ari kumva abantu barira basakuza ngo mama taba GST we ni ikibazo kudakurira mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasu avuga n'induriyo uyu muteto ntago ari uwa GST mumenye neza ko hejuru nta wundi muntu uriyo sha katururi kobwa kora yisuyime ngo komana ubuse ni ibiki he rupipira nifite umuteto do mama papa umuteto nyumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu Gatsata kabosi isura ye dore nuko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa Viga iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugaruye kuri Mason hari abantu yarashe yahise abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine What the fuck? You're filling it up in here. mani meze biteye moruge yacu umaze kuyuzuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge iyo umuntu apfuye baraza bakamushyiramo Shit's a lot bigger than we both thought. ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga I yego need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande It's his brother. He's gone. yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira cy'ibibazo bikomeje kuba ni Payne wa wundi wavuye muri Amerika Shit. sike I want to see you in my office first thing in the morning mu gitondo uze muri ofisi yanjye for the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba koreyo telefone uyu mumubujije kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne uyu ni Payne dukeneye kuvugana ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangira aho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje ashe kwiga ngabwe. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi baba muzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard you wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe yanzu yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Payne. I'm about to be. Nahise mpamagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye Fande. Mason? Mason? This on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana? Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he?
mugiye guhurira afande se amaze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You let an ex know where you are? Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru ururabo kwa musore wacu disi n'umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko n'ubundi abantu ni kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, Hana. we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinzi yamwambere musa nawe ati cyane rwose. Nimba mbwenga ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. You didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. They more problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. N'icyakera. Agira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Hakana none akazi kose n'akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita n'akazi kazo baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho. Bishyura babonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bo mpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere. Aho kugenda mukobwa dore bamuguze. Twapeshe Rupita. Twapeshe. Uyavayo ni indwanyi. We. Mumve. We. Mukobwa ibyo kubabwira muri kubyumva. Mureke wenyine. We. Tazurendo. Wakoraho. Funa mujega. Fox. Rimwe. Yukura mugenzi waguye igihumure. Vayo. Wapi. Batse. Shabiranye kagabo. Arafuna. Fata ugutwara karaga. Hasi. Asigara n'ugutwi mu ntoki agukuyeho. Wapfuye. Kumbe yarafite agatwi gato. Abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye ujya ajya gutabara. We. Rimwe. None umusirikare. Rimwe gusa. Mureka bintwara ariko byibura mwana yire ku mukobwa kazi kurwana mpudufaranga bari bakwishyurira mukobwa. Aratubara. Kari twinshisha. Ko yarabahenze. Kanange ndukenyerera undi ni G. Uyu murara bari kuga Mason we ni G. Utereka ndukenyerereho tu. Ura icyuma. Cyuma. Rimwe. Mugabo yaravuze ngo ntajya rwana. Kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya rwana. Hey. We. No means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabaginga. Hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza. Cho. Shani mani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Alright, now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sorry, yubaha abantu bose. Umu ex we n'umumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza ari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urwo uriyemera sha. Ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe wenyine muntu nakwizera nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a
capo in the Toro Syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fucking yari ari kumwica mwambitse amapingu blows them both up on tape. hari kasete igaragaza ibyo byose. To take to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There, right there, stop the car, stop the car. Kabakwereke ubwo yakurikiraga ikirebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyo kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari kishe umuntu ikigabo kishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki kishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe ngakimara kubona video y'ukuntu kishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me? Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu yaramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uri batatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano niwe nyiri bamansuzi ba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. You say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo bivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba abamansuzi bashyashya bano bamansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora aho niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the Evans by Nash Pulaski. Problem is I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. In the crowd, think you have what it takes to be. Nguye yagize atya. Come see me. Kurayo pistori. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. Atururi. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fati imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati muvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona. Yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba none wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Nire jambo nakubwiye ngo ijoro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona kandi ngiye muginga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And there's something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wanjye. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yake inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona.
simusatira iparika hano caho uvuyemo jya kurayibona shyira ku ruhande box buretse kick shyira ikigabo hasi hey yeah sorry sa nkaho bari bamuteza agaco hakurino hari abamurebaga kumbe hirya hari undi mugabo uhahagaze byari hasi box punch ku menyo ni umuhate n'umurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe kigabo arakica ni abari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hariya aramubura umugabo yabonaga hariya imbere aramubuze beze bite uvuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe ko utabara ubuzima bwawe iyo ugose uko abandi barabikora ubuzima bumeze shyira nyuma imodoka iramugonga umusore dore ngo baramugonga Mason imodoka icaye musigaho bwarakeye barakwereka yari muri ya nzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye yaje mu bitabo by'umuvandimwe we abandi bantu batunze ibitabo we nta gitabo utunze ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita ntago ahantu ujya uhisha ujya uhahindura kumva ahantu umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi cyangwa se John azaho mpisha yasanze flash yako nino ashyira mu mashini yitonze ngeno kurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig ndacyatse ko turi inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigoryi cyari kishe umuntu yakibonye mukabona cya Jovig cyari kiri gukura umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro nindi kuri ryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu wamurashe niwe boss w'iki kigori cya Jovig yitwa Toro yarashe umuntu ariko iyi video ntago yamufashe. Tegereza iki kigori cyasubiza inyuma reba urashe umuntu yitwa nde boss wabangaba ngo yitwa Toro ni urashe umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katururi. Now, your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. He said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibereye iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Yarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona njyewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo sinzi ubu ubona kwizera ni video yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashwaya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo umve amagambo umuvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Cash yansigiye miliyoni 5 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za Batoro ati Batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni 5 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya Toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni 5 kwereka muri iryo joro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa w'Baromani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika Yo, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. yari umukiriya usanzwe Sorry? weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ucyeka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? Asked you. kuri onsa nk'ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to. uriya mugabo ni umu ex wanjye umu ex payadi twose dukundana Just a customer, huh? yari umukiriya we simubwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owe the house some money that was taken off some patrons. we turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabara ukoramo nakabo Talk to me. I don't know anything about it. je nta kintu nzi ni ukuri Lie to me.